Nshuti bakunzi bacu nanone mwiriweho, reka tubagezeho andi mateka y'umwami Mutara wa kabiri Rwogera. Mutara wa kabiri Rwogera yabayeho ahasaga mu mwaka w'1700. Ni mwene Yuhi wa kane Gahindiro w'Umunyiginya na nyina Nyiramavugo Nyiramongi. Nyina wa Mutara wese yitwaga Nyiramavugo. Ubuzima bwe bwo hambere. Rwogera yavukanye n'abahungu bava inda imwe nawe kuri Gahindiro bazwi ni bitatu. Nkoronko bavaga inda imwe kuri Nyiramavugo, Nkusi wari mwene Nyiramuhanda na Rwabika wari mwene Nyakazana bitaga Uwantege wari utuye i Jari ya Kigali. Urwimo rwe. Rwogera yimiye i Murinja ahahoze ari muri komine Muyira. Biragoye kumenya igihe nyirizina yimiye kuko n'icyo se Gahindiro yatangiye kitazwi neza itariki. Yimye akiri umwana muto uhagatiye, utaratangira kwambara, ukomeza imyambaro ye ngo itagwa. Yari afite hagati y'imyaka 7 na 12. Yimitswe ubwo se yari amaze gutanga azize urupfu. Abatandabazimu rwaguwemo we Bitorwa na Rugaju rwa Mutimbo, ariko nyina Nyiramavugo yabanje kwima mu gihe cy'icyunamo kuko Rwogera yari akiri umwana. Mutara yari umwami w'inka, akaba yaragombaga gukora imihango ituma inka zororoka mu Rwanda. Yimaga asimbuye Yuhi, nawe agasimburwa n'uwitwa Kigeli. Mu yandi magambo, Yuhi umwe yasimburwaga na Cyilima, Yuhi ukurikiyeho agasimburwa na Mutara, bityo bityo. Dore uko byari bimeze: Mutara, Kigeli, Mibambwe, Cyilima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Mutara, Kigeli, Yuhi, Cyilima. Mu rwimo rwa Mutara na Cyilima kandi niho batangizaga ibihe bishya bya politiki, bagashyiraho umwami uzasimbura ndetse bakabanza gutegekana, noneho akazamwereka umwuzukuru wa se ari we mwana we uzamuzungura. Ubundi kandi aba bami nibo bagenaga uko imiryango izatanga abagabekazi izakurikirana. Mbese ku ngoma ya Mutara n'iya Cyilima abantu bashoboraga kubona abami batatu icyarimwe bakamenya na ba nyina. Muri ibyo hari ibintu byari ngombwa cyane kugira ngo Mutara cyangwa Cyilima bakore iyi gahunda n'indi bitaga Bwiru yo gushora. Inzira y'ishora ari wo muhango muremure ujyanye no gufukura amariba y'inka n'ibindi. Nyina wa Mutara cyangwa Cyilima yagombaga kuba atakiriho, naho wa mwuzukuru uzazungura ingoma ya se akaba ari umuntu mukuru cyangwa se byibura aciye akenge. Ibyo byagombaga kuba Mutara cyangwa Cyilima atuye mu Nduga. Noneho yamara kuyikora akimuka akajya hakurya ya Nyabarongo mu Bwanacyambwe, akaba ariho atangira atongeye kugaruka mu Nduga. Noneho umugogo, umurambo w'umwami we, bakawuzana i Gaseke ya Rukoma, ukaba ariho usezererwa kugira ngo udashanguka. Ingoma zose ziri hagati mbere y'uko niba ari umugogo wa Cyilima uriho wotswa, wahambishwaga burundu mu marimbi y'abami na Mutara. Mutara uzaza yatanga nawe bikamubera bityo akazahambishwa na Cyilima. Nyamara nubwo bimeze bityo, umuhango nk'uwo wakozwe rimwe risa mu mateka y'u Rwanda, ubwo Cyilima Rujugiro yahambishaga Mutara se Mugeshi, naho Cyilima Rujugiro yagombaga guhambishwa na Mutara Rwogera, ariko ntibyakunda bitewe n'uko Nyiramavugo Nyiramongi nyina wa Rwogera yanze kunywa ngo atange, bituma Rwogera wari urwaye adashobora gukomeza iyo mihango kuko nyina yari akiriho. Ibyo byatumye mbere y'uko Rwogera atanga asiga atanze itegeko ko Abega bazagaruka ku ngoma nyuma y'ingoma ndwi.
Gusa ntibyabaye bityo kuko Abega bari baramenye ubwo bwiru bituma bategura intambara yo ku Rucunshu barayitsinda. Mutara n'igitero cya Rwategana. Iyi ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi yabaye mu nzibacyuho nyuma y'itanga rya Gahindiro. U Rwanda ruyoborwa na nyina wa Rwogera Nyiramavugo Nyiramongi wari umugabekazi, ariko yitirirwa Rwogera kuko ari we wari umwami. Nyiramavugo ni we watanze itegeko ryo kurinda inkiko ku buryo bukomeye ubwo umutasi we Ruhiso yamuburiraga ko u Burundi bugiye gutera u Rwanda. Banze kubyemera kuko yari amaze iminsi avuga itera ry'u Burundi ntiribe. Ararira. Nyiramavugo niko kubona ko bikomeye yitegura intambara. Icyo gihe Abarundi bari bateguye gutera u Rwanda banyuze ku mipaka yose uhereye mu Bugesera ukagera mu Bugarama, dore ko mu gihe Abanyarwanda bari mu cyunamo cy'amezi 4 bo bari bahugiye mu kurunda urufunzo mu Kanyaru ngo bazabone aho bambukira. Byarangiye rero u Rwanda rukubise Abarundi inshuro rutsinda iyi ntambara. Inkomoko y'iri zina Rwategana ngo ubwo ingabo z'u Rwanda zajyaga gutera iz'Abarundi zahuye n'impunzi zihunze izo ngabo, ariko ngo zikaba zarimo igishegu. Ingabo z'u Rwanda zihera ko zigabana aho iz'u Burundi ziherereye. Igishegu aho gusubiza ikibazo kiti dusize Rwategana ari byo kuvuga ngo gisize banigana. Maze abazirikanyi bafata iryo jambo rya nyuma aba ari ryo bitirira igitero. Dukomeje rero reka tumenye itanga ry'uyu mwami Mutara wa II Rwogera. Nyuma y'umuganura wo muri Kamena 1853 umwami Mutara wa II Rwogera yaratanze nyuma yo gufatwa n'indwara ikamugezayo, ariko ngo akaba yari yarabujije abiru kuzamenyesha umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi urupfu rwe, ngo kuko yari yaranze kunywa kandi atagomba gusigara nyuma yo gutanga nk'umwami. Mutara amaze gutanga nibwo Rwakagara musaza w'umugabekazi yamusomesheje amata menshi cyane aba aramwishe. Iyi ngoma ya Mutara niyo yarangije igikorwa cyateguwe cyo gutsinda i Gisaka igihugu byari bihanganye. Muri icyo gihe kandi nibwo u Rwanda rwatakaje ijwi, kuko ubwo ryari rizanywe amakoro y'umwaka nk'uko byari bisanzwe, indagu yagaragaje ko bidashoboka kuyakira mu gihe umwami arwaye bikomeye, nuko bayisubizayo. Guhera ubwo iki kirwa kigandira u Rwanda. Rwabugiri wazunguye ingoma ya se yafashe umurimo ukomeye wo kugarura, nubwo bitamuhiriye kuko yaguye mu ntambara. Ngayo amateka y'umwami Mutara wa II Rwogera.